oya igitsina gore bo baricaza gusa ko ntiyakwihagarika umujyi munini rero kubamo biragoye ibintu byose ni amafaranga Kigali uzayishyura kujya kwihagarika no kwishyura abagabo bamera nk'abanywa inzoga nibyo navugaga munywa inzoga nywa fanta kanywa n'inzoga kandi unywa fanta ntanywa inzoga barihagarika bakiyicaza byose barabikora abagabo bahenda abagore vango yararebye kuri namuna la avango iyo buriya niba kubwira ngo biriya yahumetswe n'Imana no kuvuga ko nibirimo byose ari byo uko biri bibaye ari uko bimeze ntago habaho ivugururwa mbwira icyaha umwana wawe yagukorera kugira ngo umuhe igihano cyo kumutwika ubuzima bwe bundi busigaye icyo gihe cyose kigashira umutwika n'icyo cyaha yaba yagukoreye kuki umuntu wisha abantu nawe ubwo atibuka umubare atahabwa igihano cyo gupfa agahabwa igihano cyo gufungwa noneho kandi leta imwitaho kubijyanye n'ubuzima arya akanywa akaryama utekereze noneho Imana yaremye abantu bayoboye icyo gihugu yo yagombye kugira impuhwe no guhana abantu mu kigero kingana iki Yes reka nangire mbasuhuza mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ni nabyo kandi tubifuriza mpayikaza abantu bari mu Rwanda mu bice by'u Rwanda bigera kuri 5 no kuvuga ngo intare enye ndetse n'umujyi wa Kigali ndetse n'intara buriya twayitaye 5 ni ya 6 muri diaspora bajya kunda kuvuga ngo ni ya 5 ariko numva ko dufite intare enye umujyi wa Kigali nawe ngufata nk'intara nawe tubahaye ikaze abantu bose bakunda BigTown TV abakurikira ibiganiro byacu ngendesha do twishime muri ubane mu buryo bwo kuyobora ikiganiro ariko mu buryo bwo kuganira bwo mfite umugabo ndusha umugabo wiyemera umugabo wikwega mu buryo bwo kuganira nta wabarusha amufite amagambo menshi tugira amagambo abantu aba MC abanyamakuru abatahira aho ngaho nta muntu ukoraho baba yafite kandi icyo nzi cyo muri ibyo bintu nawe ari byo uri yewe ngaye nguko rero reka nkwakire by'umwihariko umuryango mugari wa BigTown tugiye kuganira ndetse ugiye kuganiriza ukaburi makuta impamvu nari nanye mvuga ngo umugabo yemera yikwega abantu benshi bakurikiye ino filime ya barabizi barabizi ko ariko biba bimeze patron mumeze neza turaho murakomeye ahantu hose babiragaragarira inyuma none agapenke ufite agapenke mba ndi kugacuma buri mwanya mba nkoraho kuko ni ibintu urumva ni ibintu ntangiye vuba urimo urabyimenyereza nawe urumva rero nibwo natunga umusatsi mwinshi kuva mvutse buriya se cyane nibwo bwa mbere wagira umusatsi ungana cyane wabaga ari mwinshi wagungana nako kawe ubwo bikaba byakabije ariko sinzi ni byarahindutse ahandi ubanza n'ifumbire yarabonetse none yamara kuboneka ugasanga nyine agasatsi none kemeye kumera neza arige kazaga kagahita kizinga cyangwa gatukura yego ariko urabona karasa umukara rwose biri kugenda biza ni ukuri kwima unarebeye inyuma ni ukuri pe oya niyo urebye amatama yanjye ubona ko byanze bikunze nta nzara mfite agatsindwe mvuna muheto nizanagira iwawe kabisa amakuru y'iminsi myinshi se mbona asanzwe nayo uko tubaho nyine muri ubu buzima busanzwe bw'i Kigali Kigali ntabwo uvuga ngo byanze buri gihe biremera mu kanya bikanga bikemera mu kanya bikanga gutyo nuko tubaho mu mujyi wa Kigali ntekereza ko n'indi mijyi yose ariko imera nakazuyazi usanga byemeye ikindi gihe byanze ariko umuntu kubera ko aba amenyereye kubamo gahangana nabyo hari abantu barituye mu mijyi za Buraya hariya za Paris ntekereza ko n'indi mijyi ikomeye mu bihugu bikomeho biryoshye kurushina byo ari byiza hari ntabwo ariko biba bimeze siko bimeze nuko akenshi iyo yemeye iyo yabonye uburyo bwo kuzino aza nyine yiteguye yikwije kandi umuntu yenda kujya ahantu mu rugendo aritegura mu kwitegura ko rero yaje wenda kuba basha gusohoka bakanywa agacupa bakabona arimo aratereka za champagne hariya bagira ngo niko ahora noneho yasubirayo babandi basangiye bose bagatangira kumutura ibibazo iyo batangiye kumutura ibibazo
rimwe na rimwe ntabwo ari bubwibwire uko bimeze, ntabwira ko burya amafaranga yaje afite yakoreye amezi cyangwa umwaka, yaje yarabiteguye igihe kinini. Nk'umuntu niba azagira vakansi mu myaka 4 ahera ubwo ateganyiriza icyo gihe, bati niba ngombwa ko ntega indege nzaba mfite amafaranga ayo kugenda nakugaruka byo gusangira n'abantu, nzaba mfite 3,000 byo gusangira n'abantu. Mbese ukumva ari ibintu yateguye nyine igihe. Wowe rero kubera ko bashije kubona kuri utwo yamaze igihe ategura, wabona umuntu urya miliyoni gashira akuvuga ati umuntu uriye miliyoni, wabona umuntu wishyuye amafaranga menshi kandi noneho akenshi akishyura mu madolari, umuntu arakaze. Ugahita utangira imishinga, ugapanga umushinga wo kuzamwoherereza yaragezeyo, ubimuganirizaho gakeya hano, ariko rero buriya nuko turi hano, ariko nari maze igihe ngushaka nshaka kuzaganira nawe kuri telefone cyangwa none ngize Imana turahuye, ariko ubwo turaha katwinywera agacupa nzakubwira nugerayo kugira ngo abaguteguje. Noneho ukibwira ko wagerayo azajya kubona ukabona imishinga igera nko muri 6 barakoherereje, baba mu mafamiye, baba inshuti zawe mwiganye ukaza kubasiga ukagenda nuko. Ariko rero ku rundi ruhande nuko nabwira abantu mu by'ukuri nubwo abantu ntibapfa kimwe, hari upfa yishwe na malaria, hari upfa sitaye, hari ugwa muri dusha akanyerera akagwa yaragiye wenda nko kubikuza amafaranga, hari imodoka igonga cyangwa igare. Urumva rero abantu ntago bapfa kimwe, hari n'igare n'upfa nabi abantu bapfa impfu zitandukanye. Urumva umuntu upfa nabi n'upfa yishwe n'uwabigambiriye, ngo rwose baba bamuhemukiye ku kigero gikabije cyane, bahemukiye na sosiyete muri rusange. Ariko ubundi haba i Kigali, haba i Paris, haba hehe, bakorera amafaranga muri ibyo bihugu menshi, ariko depense nazo zikaba ari nyinshi. Niba ngewe nshobora niba kugira ngo wowe ugere hano wenda BigTown wenda mukavuga muti kugira ngo tugere aho dukorera cyangwa se kugira ngo tuve mu rugo tugere ku kazi biradusaba wenda 5,000 muri team yose. Hanyuma undi ntago ariyo bimusaba, biramusaba wenda 20,000 kuvuga mu manyarwanda. Uri Paris cyangwa uri New York biramusaba 20,000. Urumva ko nawe nahembwa menshi azafite icyakoza, azafite izindi depense buri munsi. Inzu niba muyise nkano ahangaha i Kigali wa mu miliyoni. Yego, urumva biba bitandukanye. Niyo mpamvu rero nyine imijyi aba ari imwe ahubwo bitandukaniye ku buzima bwayo. Mbese tubihuze nk'uko nk'umuntu w'i Kigali yagiye mu cyaro zabweye cyane hehe abakomeye cyane, cyambere abakeye ku maso, urumva abafite umubiri utandukanye n'uw'umuntu uhinga cyangwa wirirwa muri botiki hariya, mbese abameze abafite ukuntu atandukanye. Noneho rero burya Umunyakigali yagiye mu cyaro umwenda wose yaba yambaye babona ari danje. Ni nko usanga abantu banywa urwagwa babagurira ama mitsingi kandi n'ibintu bisanzwe 20,000 gura abantu byeri bakavuga ati uyu muntu haba uragiye uguze ikijerekani cyose kandi wenda nawe wicaye hariya noneho abandi musangira biyubashya bo wajyanyeyo muri kunywa byeri yariyo yose yaba mitsingi yaba Skol cyangwa n'izindi dupfundikiye mbese niko babyita. Noneho babandi bicaye ku ruhande ukabareba bakavuga ngo muraho we mwakajya abwira mugenzi we ngo rero umuhungu wa runaka umuhungu wa runaka yaje ngo mukomere cyane natwe twibereye aha. Noneho ahita uvuga uti mukomere kandi amagambo make mukomere babaha akantu se muri kumwikira babongerereye mose umva wowe opima umva nk'ikijerekani wenda birwarize ngo ijerekani yose ariko se wowe si wowe mbwira bahijerekani ibindi mbaze kandi ijerekani usagura nk'umuntu nyihe bano bantu ariko se ndakubwira ngo iki kubera ko batabyizeye ko nta muntu usanga agura atyo. Urumva rero ubuzima aho umuntu ari abutwara uko buri
ikintu umuntu yirinda no guhemuka gusa ibindi byo wenda kari yutsa n'ahantu abantu benshi hano batuye i Kigali nkunda kubivuga tuba twarakomotse mu cyaro ni mu cyaro mwebwe icyaro cyanyu ni yewe naruka mu cyaro cy'Irusizi hahoze hitwa Icyangugu sinzi niba byaravuyeho turacyahita Icyangugu ahubwo ubwo ngira ngo hari ni ibintu bigenda bihinduka nyine amazina agahinduka ariko gusa nabwo twebwe njya numva tutavuga aho duturukayo njya numva tutavuga ngo hahoze ari Icyangugu rega ntaho haba hagiye haba hahari ubwo harahinduye izina ushobora kuvuga Irusizi Icyangugu se Burengerazuba byose nta kibazo impamvu rero mbikubajije kugira ngo kuko abakunzi ba benshi babana barabizi ahubwo no kugira ngo twagure no sishe twari dukomojeho kuko ni ikintu usanga kibaho cyane muri societe muri rusange umuntu yavuye i Burayi aje i Kigali bicika avuye i Kigali ageze Icyangugu none we tumwe mu dutendo twagiye tukubaho ubwo wasubiraga wisubiye ku cyaro mboyo sinkunda kujyayo cyane kuko n'ababyeyi narabimuye ariko hariyo famiye yindi ariko iyo ngiyeyo nta nubwo njyayo mfite umwanya wo gutindayo mba nihuta muri uko kwihuta rero ntigutuma hari abo tumarana umwanya niba ari abo nsura ndahanyura ngacaho niba kandi buramba nanavunjishije igihumbi bitewe n'inzego zabo unyibukije akantu ari inzego zabo ndi buhe z'igihumbi mbanza umufuka zirimo hanyuma 2 mbanzaho ziri uwo ndi buhe arenzayo abari ku mufuka w'inyuma unyibukije ko kantu karansekeje weranazwe no kubigaruka tumwe mu dutrika abantu bakoresha iyo bagiye nk'ahantu kwifuko cyangwa se ahantu bazi ko bashobora kwaprochingwa n'abantu babagakana umutipe umwe yarambwiye ati nyenye naravushije za senyisa bari menshi bari menshi wese ukinsuhuza gusa muri izi ugiye kumbwira senyisa ku cyaro ari kagenda ukirwariza urumva ntago ufite umwanya wo gusangira n'abantu bose cyane cyane ko hano i Kigali iyo usibye iminsi 2-3 utahari byinshi biba bipfuye niyo mpamvu rero kandi abantu ntibanabimenya bavanga se muragenda mukagumiyo ntago bazi ko ari uguhibikana nani mutwikoze ntago babazi ko ari uguhibikana ni babazi ko mu kazi na utabufite none n'uwo munsi umwe wenda mu kwezi wagiraho kuruhuka cyangwa se ugira amahirwe akabona 2 ntabwo uwo munsi nuwo gukora none twatuntu two mu rugo waburiye umwanya no kuvuga ngo rero igihe cyo gusura abantu biwanyu basura muri cyagiye wabonye konji y'umwaka konji y'umwaka nayo birimo ibintu byinshi bya bindi wananiwe gukora kubera akazi ibyawe ku giti cyawe urabipangira ukavuga uti muri konji y'umwaka nzabipangira gutya na gutya na gutya ibyo rero bigatuma umuntu abura umwanya yanawubona akajya atari butindeyo bagatangira rero wenda kuvuga bati abantu b'i Kigali barirata bakiri no twaricaraga tukaganira amasaha 3 murayaganira kubera ko wavuye guhinga washyizemo imyaka utegereje kwizera kandi igizerera ni kirekire kandi abantu benshi ukicara umwanya munini ukaganira n'abantu biremewe kujya ku muhanda ukamarayo amasaha ngahe wenda wagiye gufata agacupa uganira n'abandi biremewe bitewe n'iki bitewe nuko imirimo wo ukora irakorohera kuganira n'abantu kenshi abakora buri y'ubuhinzi saa 7 babarangije akazi bakasasubira n'abakora gonge niko wenda gatasa 8 cyangwa n'abakora kugira nimugoroba babona undi mwanya uhagije mu kundi kwezi yihinga rirangiye barabanza bakareka umurima ukabanza ukagira ugakonja ukagira sinzi uko nabyita hanyuma niba ari uguhuguta no ari kugira gute kugira ngo babone kugira gute subirayo bagira noneho bacocanga kugira ngo bazashyiremo imyaka hameze neza iyo bamaze gutera imyaka bategereza igihe kinini kugira bazasubire kubagara rero icyo gihe cyose bafite umwanya twebwe rero bafite umwanya uhagije twebwe no kwirwa duhiga kugira ngo tubone amaramuko niyo bavuze ngo tuvuge wenda hano niba handitse BigTown nyine nuko byumva ko ari umujyi ukaza nyine kandi munini umujyi munini rero kubamo biragoye muri uko kugora rero ntibigusaba kuba watakaza igihe na gitoya kugira ngo aya nibyo rwose kuko ibintu byose biba bibara
tuvuge urugero nk'ubu ngubu ugura telefone bakakubwira ngo baguhaye garanti y'umwaka n'amezi 3 burya cya gihe baguhaye nicyo gihe ibirangiriye ikindi gihe ni ukuyigora nyine ubugendo uyigora niba ufite iyo telefone uri gukoresha uri kubara amafaranga yandi azagura indi mu nyuma y'ayo mezi baguhaye 13 ngira niyo batanga. Noneho ikindi ahantu utuye niba utarubaka niwubatse niba utarubaka uvuga uti ku kwezi amafaranga nzabe nyafite urumva. Ikindi niba ufite amazi ukoresha mu rugo ku kwezi uzayishyura, umuriro uzawishyura, transport uzayishyura, ibintu byose ni amafaranga i Kigali uzayishyura. Kujya kwihagarika ni ukwishyura, urumva ntago byoroshye. Kwiyicaza nabyo ni ukwishyura, urumva. Kwihagarika no abiyihagarika n'abiyicaza wenda igitsina gore bo baricaza gusa ko ntiyakwihagarika, ariko abagabo barihagarika bakanicaza. Abagabo bameze nk'abanywi b'inzoga. None se kugira umva nk'igitsina gore gikoresha iryo jambo ngo ndaje ngiye kwihagarika gato, ntabwo ni gakeya barikoresha nabo. Barikoresha gake kuko abagabo bamera nk'abanywi b'inzoga, nibyo navugaga. Munywi inzoga nywa fanta akanywa n'inzoga, kandi unywa fanta ntanywa inzoga. Munywi wa fanta ntanywa n'inzoga. Abagabo rero usanga kenshi nabo hari ibintu byinshi biharira, barihagarika bakiyicaza, byose barabikora. Noneho igitangaje ni uko hari igihe bicara urumva bakanihagarikiramo kandi bari bagiye kwicaza. Urumva rero abagabo bahenda abagore. Urumva. hanyuma reka turangize ino topic yacu neza uyu munsi. Yakireza ko n'abantu baza twandikira comments zitandukanye, turaza kwagura kino kiganiro ku buryo bigira no muri comments. Abantu bagende batubwira zimwe mu mugamizi bagende bahura nawo yo bagarutse mu Rwanda cyangwa se bavuye i Kigali bagiye mu byaro, trick bakoresha se twumvise ko uravunjisha za makeya ku urugendo. Hanyuma ari no mu iyo system yawe ari umuhanzi rwose ukomeye, niba ari The Ben niba no misego yaje i Kigali abavunjishije anyura Nyamirambo anyura ngo tujya duhura se ko ntarahura ntago yahereza buri wese, yahereza abo ku gasima. Hari ikintu rero nanone twakomozaho ari bigikunze kubaho cyane. Abantu baba muri za diaspora barabizi, abantu bo mu Rwanda twumva ko bafite ubwo bushobozi bwose tubaka amafaranga mpereza 100 wodira imitiri utuntu nk'utwo nyine ndemera uranga. Icyo kintu wakivuga iki? Icyo kintu nyine nicyo navugaga muri bya bindi twahereho tuvuga ko iyo umuntu ari hariya mu bihugu bindi uri hano aba yumva ko hari icyo amurusha, hari icyo abamurushije bamwe na bamwe, kandi nabwo ko bose siko biba bimeze. Ko hari abagenda kuri za kadi bazita za green card ariko banagiye neza. Attention kuko bari baratuzwa bagahabwa akazi, ahubwo bari abajye baturemera ku mugani. Abo ngabo mbo hari abandi nabo bagenda bavuga ko batameze neza mu gihugu. Urumva igihe bamara bari gustragoringa ni kinini kugira ngo bazajye kubona ubwene gihugu bifata igihe kinini. Urumva rimwe na rimwe rero iyo umuntu avuye hakagenda, umuntu ahita yumva ko uwo munsi yageze ahita abona uburyo. Ni ahantu hose abantu bagira uburyo butandukanye mu by'ukuri, abantu bagira amahirwe angana ku buryo butandukanye. Ngewe nawe ushobora kuba dufite amahirwe yo gufata kuri iyi mikoro ya BigTown, ariko tudafite amahirwe angana mu buryo twungukamo. Yes. Niyo mpamvu rero abantu bashobora kugira amahirwe angana ariko batinjiza kimwe. Umuntu rero ashobora kuba yaragize amahirwe kugera muri Amerika, akaba ari abantu 20 muziranye bariyo ariko batabayeho kimwe. Ibyo bintu nta utabikora. Abitokora natwe hari igihe usanga wenda shooting yakunaniye, uravuga uti wenda wanza kwa mbere ntazabona icyo gushyiraho, hanyuma ugatangira kwandikira nk'abantu baho ngaho tese mwebwe abibwota amasimbi mwo kabyarame hari uko mwaba mumeze ko twe byanze
ibyo rero birasanzwe ni kimwe n'umuntu uri mu cyaro abwira uw'i Kigali tese mwebwe ko muri kwitara itara amatara aba yaka biki gusa ikintu twavugaga ari aka kantu ko kumva ko byanga bikunze kuba ari muri Amerika atabura amadolari ijana yo kuguha wenda tuvuge ngo ntiyayabura ariko ngewe maze kubona ko akenshi nabo bafite ibibazo rimwe na rimwe birenze ibyacu impamvu ngewe navuga gutyo nuko iyo uri mu gihugu cyawe ubasha kuba mbese cyane cyane iki ngiki cyacu ubasha kuva hano wagera mu giturage umuntu akaba yaguha igitoki umuntu akaba yaguha agafuka k'ibijumba ukakamarana ukwezi cyangwa abiri umuntu akaba yaguha ibishyimbo uzamarana amezi 3-4 ariko se nk'ahariya hariya urimenya ku bintu byose hariya nubwo bijya imijyi ari imwe ariko hari ahantu rwose babikaze kandi bigoye mu by'ukuri rero ngewe ntekereza ko kuba atabura ijana ashobora kutaribura ariko yanaribura tuvuge nk'urugero hari nk'umuntu ubwira uti tuvuge wenda giye kuguha nk'urugero utari kure niba ushobora kuba warabanye n'umuntu mu nzu imyaka 3, 4, 5 akagenda agatera intambwe akava i Kigali urumva nk'uko babyita akagera mu bindi bihugu bikonja nibamwe amayero cyangwa amadolari akamara imyaka yindi iyo myaka 5 akamara indi myaka 5 atarakoherereza n'ijana ubuzima mwabagaho mu bana none ni iki nambwira umuntu hari ikintu aba afite koko hari ikintu aba afite nose tuvuge ko aba afite umutima mubi no kuvuga ngo niba ubasha kugenda ukamara imyaka 5 warabanaga n'umuntu i Kigali cyangwa se Butare cyangwa se Ruhengeri cyangwa n'ahandi uzi ubuzima mwari mubayemo ukagenda ukamara imyaka yindi 5 ahandi hantu si imyaka 10 tuvuga ko bahigira bigakunda bigaboneka si imyaka 10 ibirangiye tekereza imyaka 10 mwabayeho mu umwacahanda gacaha mugahuriza hamwe umuntu akabasha kurya kuko nibyo bibanza mbere y'ibindi byose noneho ukagenda ukamara imyaka yindi 5 uzi wa undi noneho wasigiye ubuzima none hari kubushaka wenyine uzi uko biba bimeze ukamara imyaka 5 nta kimwoherereje ubu yafite cyangwa ufite umeze nabi pe umeze nabi byaranze cyangwa se ukaba warahuye n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye by'umuryango none kari ari ikintu nshaka umbwiraho gatoya wenda turi kungurana ibitekerezo arabavuga ko ikintu cyangwa se iyo mvugo yo kuvuga ko bira bihugu ari bwo umushakiramo bigakunda icyo kintu kivuga iki ese mu Rwanda bwo ntago bishoboka ko umuntu ashyizemo imbaraga agagira cyane yagira ubuzima buruta ubw'abari abagiye hariya birashoboka cyane aho bishobokera nuko stress ziba zitandukanye iyo hano ubashije gukora ikintu cyawe neza kandi ukagirana na gahunda iriho mu gihugu niba tuvuge urugero nkunda kumva abacuruzi cyane abacuruzi bakunze kuvuga imisoro iki iri hejuru turakora ariko turakorera imisoro mu by'ukuri buriya ntekereza ko n'ibyo bihugu bikomeye nkurikije icyo naganiriye n'umuntu ubayo kandi wanize burya umuntu afite ku mashuri hari ibyo abasha kwanariza bigakunda iyo afite n'ubundi bwenge karemano ko ari uwiga akagumana bwa bugoryi bwo yavukanye akaba n'undi wiga noneho bukiyongera kubera ko n'ubundi yari abusanga nk'ubwa karemano ubumenyi bukaguka bufite ubumenyi noneho bukaguka sasa uwo akabasha no kumushakashatsi no kureba akabasha gukompara nyine aho avuka n'aho ari yambwiye ko twebwe muri iki gihugu imisoro ari mikeya urumva mu gihe nanjye ariko nabitekerezaga bitewe n'uko ubu bana n'abacuruzi ukaba wamubwira uti mwebwe se dawe yakoma mucuruza nakakubwira ngo sha turacuruza ariko ntuzi imisoro iri hanze urumva noneho waganira n'umuntu wari akakubwira ati imisoro iri muri ibi bihugu tubamo ikubye nk'inshuro 30 iyo mutangaho ngaho ariko wenda sinzi ubwo wenda yarabyanarije ubwo ariko nabo income yabo iri hejuru uburyo bacuruza by'amafaranga aboneka ari menshi gusora menshi birashoboka ubwo ko yarabyanarije nabyo ariko ntabwo wakwirengagiza ko wenda tuvuge bo
niba basora menshi bararangije kwiyubaka niba amantu za plani zabo zose zaragezweho niba baravuze bati wenda viziyo ya ntuza ya rugende wenda yo gukora wenda tuvuge umujyi cyangwa isoko rusange rya Afurika bakaba barabitekereje mu myaka nka 200 ishize bakaba barabigezeho bakaba baratekereje ikiyaga mu mujyi bakaba barakibonye bakaba baratekereje ko ahantu hose agomba kuba hari amataje yahageze bakaba baratekereje bati za treni tuzaba tuzifite mu myaka iyi bakaba barabigezeho byararangiye n'ubundi misoro ikabikiri yindi cyangwa araniyongereye urumva ntabwo cyaba ari gitangaza ahubwo nakwibaza ngiye kuko ariko ngo bagira n'ibindi bikora mu misoro ibyogajuru nk'abasaza bageze mu za bukuru bakomeza guhabwa uburyo bwo kubaho abakene barahembwa ku kwezi urumva nawe ya misoro ifite ikindi ikora bafite n'ubushakashatsi bukomeye urabona ibyogajuru kumva ngo bagiye kuri Mars kumva urumva ko bakeneye investment bakeneye byinshi noneho rero iyo urebye nkatwe hano mu Rwanda ubona nyine n'ubundi tukiri kwiyubaka kandi iyo mukiri kwiyubaka nta handi igihugu gikura uretse ku baturage bacyo nta peteroli nta zahabu aho ukura handi ni hehe ni mu baturage bawe abaturage bawe rero nta nubwo burya ujyana kure igihugu kiba kigizwe n'abantu kandi abantu nibo bacyubaka yes kandi igihumbi cyawe nasenye sakanaka byose birateranye ugasanga nyine nibyo bivemo bwa bushobozi so ngo kuko rero bimeze namwe mufite uko mwumva muri comments mwatwandikira tuko tuba turi kuganira twese turi babiri hano ariko mubare munini w'abantu badukurikiye hano kari uyu munsi rero nifuje ko tuganira nyine ibintu bisanzwe byuza musanzwe nago tujya muri background yawe cyane wabivuze kenshi narabivuze bihagije warabivuze bihagije rwose abantu barabizi wabivuze bihagije kabisa reka rero ngaruru turi dutopic nka tubiri nifuzaga ko nanone twakomozaho hari imyumvire itandukanye ku kintu kijyanye na Bible cyangwa se n'ijambo ry'Imana ryanditswe mu bitabo bitandukanye ishobora kuba ari Korowani cyangwa Bible ariko nekereza ko icyo abantu benshi bashobora kuba bahurizaho icya mbere no kuba bose bahuza ku Mana ariko ikindi inkomoko ya muntu Adamu na Eva nagiye numva ibiganiro menshi abantu bakabigaruka nagira ngo nawe numve angle yawe munsi kuno byumva ese ibundi yo bavuze Adamu na Eva kari bo twakomotseho twese si yose kari ibyo bintu byumva uti niba twarabakomotseho umwe ashobora kuba yari umuzungu ndari umwirabura kandi isi tubona abazungu n'abirabura gusa yari umuzungu ndari umwirabura cyangwa se umuntu w'inzobe ufite n'imisatsi nk'iriya n'abandi nyine nicyo umuntu yakwibaza sinzi niba wenda abo bantu babiri aribo babyaye izi mpu zacu ariko ubwo wenda bize uburyo abize ubumenyi mu ntari bakagera ku kigero cyo hejuru ku buryo burenze ukenewe ku muntu umwe ntekereza ko bafite uko babyigishijwe ariko kandi icyo wenda ahubwo icyo wakwita amayobera nk'amwe padiri abwira abakristo matagatifu noneho akongera akaba matagatifu kandi yabanje kuba amayobera n'ikintu gitagatifu ni ikintu cyera ubwo ni amayobera yera ni amayobera yera ayo mayobera byo babyo wabanza ukabyibazaho kuko abantu bigisha abantu ko Imana yaremye abantu babiri ni amadini niba padiri aza akakubwira ati ni amayobera matagatifu y'ukwemera kandi yamaze kuvuga ko ari amayobera urumva aho ngaho biba bisaba ubwenge bw'umuntu kugira icyo atekereza nawe ubwe ko padiri nawe impamvu ntekereza ko impamvu avuga biriya ari uko nawe ariko yabisanze kandi no mu bitabo mu byo yize mu byo byose ariko yasanze bimeze none se kari we tukeza ko amayobera matagatifu abavuga abashingiye ku nkomoko ya muntu ubundi se iyo umaze kuvuga ivanjiri ukavuga ngo ayo ni amayobera matagatifu we ku giti cyawe wowe uko ubyumva wenda wowe ubyumva ute iyo umuntu amaze kukubwiriza akaguhaye ivanjiri arakubwiye ati ibi n'ibi noneho akabisoza akubwira ko ari amayobera wowe ubyumva uti nk'umuntu nyine
Okay, reka wenda tuve kuri side ya padiri. Arabatavuga amayobera. Okay. Arandi madini ofete no muri Bible ugiyemo ho bagenda strict bakubwira ko uko bimeze, habayeho kuremwa kwa Adamu, Eva azara umugore. Nyuma rero impamvu ngarutse ino isije ikunze kuvaho ibibazo bibiri. Icyo ni kimwe nyine cyo kwibaza ukuntu twakomotse kuri abantu babiri tukaba dufite uruhu rutandukanye ku isi yose. Ikindi cya kabiri ni itunda ryariwe. Ririya tunda naryo rigarukwaho cyane. Itunda ryo no gusambana ntabwo ari ibindi, ntabwo by'abantu baca ku ruhande. Kurumva niba umuntu yaragiye mu busitani bwari yararimo kaba bari babiri kandi Imana nayo nanjye navuga ko hari wenda uretse kuba yarageragereje ku muntu ngo arebe uburyo imbaraga ziyamuhaye zingana. Nta buryo washyira umuntu hariya nurangiza ushyireho ibintu bibiri byo agomba kuba kimwe acyemerewe ikindi atacyemerewe kandi bimuri imbere byombi. Yo ntekereza ko kugerageza ubwenge bw'umuntu wiremeye, ntekereza ko hari ikindi kintu nyine abantu bahuye nacyo. Hanyuma ikindi wowe wenda nk'urugero naguha cyangwa naho bari kutwumva, ntabwo ushobora kubyara abana ngo numara kubyara umwana umubwira uti ngaho icara hariya hari oranje hari na coca. Urumva? Atuzajya unywa coca n'umwe uzajya unywa coca, oranje ntuzayinywa. Kandi oranje ubona nayo kuyifungura ubishoboye uyifungura nko kufungura coca. Ugira amatsiko kandi oranje ukayireba ukabona iranasa neza kuruta uko wahawe coca. Agira amatsiko arenza ayo yari kugira mu gihe utari butereke oranje aho ngaho. Ibintu bitatu shingira wemeza koko hari ugusambana. Ibintu bitatu nshingiraho ni iki? Bamaze ngo kurya kuri iyo mbuto ngo bahise bahumuka ngo nibwo batangiye kumenya ko buri umwe yambaye ubusa n'undi bwambaye. Urumva? Buri wese yahise amenya ko mugenzi we yambaye ubusa. Uvuga ngo yararebye kuri namuna la aravuga ngo gahunda ni kumaze kuki bakomeje se bakajya bongera bakarya none ubu abantu bakiri kuri iryo tunda. Noneho kandi ikindi ga itunda ryari riteye hagati y'ibindi biti. Niko bavuga muri Bible. Sibyo? Hagati mu busitani. Kandi mu by'ukuri iyo urebye wa mugani usanga hari ubusitani nyine. Neza nabyo ubonaho. Hagati y'ibiti bibiri. Ntabwo n'uriya busitani waba hari wenda tuvuge nk'urugero urebye nk'ubu bwanwa. Iyo urebye ubwanwa ntuhita wimagina noneho bwa busitani buri hagati y'ibiti bibiri. None se kari mu busitani harimo igiti giteyemo urwo rubuto ruzera. Ntimuzagire mute nimuzaruryeho. Noneho ngo shitani araza kandi noneho ngo akaza mu shuri y'inzoka. Inzoka yamurishije ku rubuto gute? Inzoka iraza nuko ngo biramubwira ati nyamara buriya. Ikindi kikubwira ko ari ugusambana byabayeho. Nuko inzoka yaje kababwira ati muzahumuka noneho mubashe kurema nk'Imana. Mubashe kurema nk'Imana. Kuvuga ngo namwe mushobora kugira gute? Imana yakoze namwe mwabikora. Niyo mpamvu ubona ubu ngubu abantu bahihibikana bari kwirirwa batongana bati koroneri gutuma tutirongoranira. Umva ikibazo nsigaranye ngo bareme kuri iyo ngingo, umva ikibazo nsigaranye cyane. None inzoka ko bivuga ko ariyo yabashije kurisha ku rubuto Eva. Inzoka se nayo yarasambanye na Eva. Mwese ugira ngo yari inzoka icyo gihe yagendaga kuriya ngo noneho ngo shitani iravumwa itangira kugenda ikoroza ngo itangira kugendesha inda. Inzoka nibwo icyo gihe ntagendeshaga inda. Ntiyagendeshaga inda. Tangira kwikuruza. Kandi ntacyo bitwaye. Kwikuruza ubungubu ubona bitwaye iki? Ubwo rero reka noneho ikindi wenda kuki abantu bamaze kwerekwa bene ibyo nyine bakabibona ko ariko bigenda. Ubundi bagakomerezaho. Bavuga bati dore urubuto. Bavuga bati dore urabona batweretse ko dushobora gukora ibi bintu tukabyara tukagira abantu natwe. Noneho rero aho rero niho ngaruka kuri rya jambo abanyamadini bavuga ngo ni yobera ritagatifu. Nta kuntu washyira abantu hariya ngo nurangiza ubabwire mugende mu byare mwororoke utarasizeho iriya gahunda yo kuba bagira nyine kwaje.
ariko se wanamuha hanyuma noneho kugira ngo bavuga ati n'ubundi ntago ushyize urutaho noneho urabizi ko runaryoshye byatari nkuko nawe ubizi nyine njye ntago mbizi urumva noneho warangiza urwo rubuto ukaruha abantu uzi neza ko ari narwo bazarya kugira ngo babashe kugira kubyara keretse niba wenda yari ifite igihe yari kuzababwira ati ngaho noneho nimurye ku rubuto rwiza kurusha izindi. Aha rero niho abanyamadini bahera batsinda abantu bashatse kuvuga ko bwari ugusambana kuko bavuga yuko ibyo bintu Imana yari yabibemereye n'ubundi kuko yari yaravuze yuko bazabyara kandi nta yindi nzira bari kunyuramo babyara. Hanyuma ibyo kumenya ko bambaye ubusa, wow, ntekereza ko urwo rubuto nyine bari rwari rufite ubushobozi bwo kubereka ko bambaye ubusa. Abantu batwungane kwambara ubusa ni hehe ko kwambara ubusa ari ukuba wagaragaje igitsina? Niko kwambara ubusa kuko ngewe iyo nambaye hejuru hano hasi nambaye ntago bavuga ngo uriya muntu yambaye ubusa. Urumva ahubwo bashobora kutubwira ngo kutambaye hejuru wambaye ubusa hejuru ntabwo ari ubusa. Wese kuki bavuga ngo hisha ubwo busa bwawe uvana ubwo busaho imbere ubwo busa imbere. Urumva akandi kantu nanone ubwo nyine twabigarutse uyu munsi kubera ko turi kuganira nyine ndetse hari n'abantu bafite imyumvire runaka ku bintu nk'ibyo. Yego, buri wese afite uburyo byumva. Adamu na Eva babyaye Kayini na Abeli ariko umwe aza kuhemukira undi Gahini yishabere. Noneho biza kuba ngombwa ko ahungira mu kindi gihugu. Sinzi niba ndi kubivuga neza, abantu baratwunganira cyangwa wanyunganira kuko numvise ufite ubumenyi kuri Bible. Ubwo ngaza kubyarirayo ngararorogira arororoka nawe aho yabyaranye n'abandi byagenze bitubwa aho yagiye. Ubwo nabyo sinzi ku bintu ukuntu byumva wowe. Ubwo ngubwo waba ugiye kubisanisha na bya bindi bavuga ko ari we dukomokaho. Urumva abirabura ngo Kayini ngo yaragiye ngajya muri Afurika nuko babyarana n'abaho bo bavuye he sabo yabyaranye nabo. Nanjye ubwo nibyo nibaza kandi hari hararemwe Adamu baragira bati ngo yaragiye n'ibintu byinshi baba bavuga ariko ibyo nibiganiro numva ntaho nabisomye byo ngo bantu ngo Gahini amaze gukora icyo cyaha kica mwene nyina ngo ashobora kuba yaragize ate yaragiye Imana igihano yamuhaye cyari cyo kumuhindura isura agahitamo umwirabura agahita bigikara ntase n'abandi ngo noneho natwe ngo tuvukiraho ngo kaba nayo mpamvu ngo ubona ngo abanyafurika ngo bicana cyane. Ukibaza baricana cyane ariko se abakora intwaro zo kwicana ni bande se abazungu? Urumva nyine ni ibintu biba biraho bicanga abantu bitewe nuko hanashize igihe kinini cyane ibinyejana bihise bimaze kwa imyaka myinshi. Icyo gihe rero abantu uko bagenda bakereye ubwenge mu mitwe yabo bakereye uko isi yabaho noneho kandi yabaho mu nyungu zabo niko bagenda bafata n'ibindi bintu bakora n'ibindi bintu. Noneho ukizakubwira ko biriya bintu bose si nago ndahangaha kugira ngo mbe nagucireho iteka wenda nciye ko simbyemerewe guca iteka cyangwa iki cyangwa ngo wenda bibe ari kugumura abakristo mu bijyanye n'imyemerere yabo kuko buri wese agira uko yemera ibintu n'undi akagira uko yemera. Ahubwo icyo bidufasha twese muri rusange bidufasha kubaho uko dukwiriye kubaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Iyo buriya niba kubwira ngo biriya yahumetswe n'Imana no kuvuga ko n'ibirimo byose ari byo uko biri, ntabwo bibaye ari uko bimeze ntago habaho ivugururwa ya Bibiliya. Iba yarahumetswe n'Imana koko ntabwo nta muntu wayikoraho. Urumva ariko hari amadini atajya ahindura ibitabo byayo ndayazayo bemera bakavuga bati aya mahame kabisa ebana ariko ntacyo zahinduka. Bibiliya z'iki gihe ziri kugenda nk'umuco uhindukana n'ibihe aho bigeze, ugenda uhinduka ariko iyo uhinduka wo burya bavuga ko ari inyungu uri kugira. Bera si ukwivuguruza oya umuco oya ndi kuvuga ku bijyanye na Bible ubaye ushyize hari Bibiliya kuvuga ngo Bibiliya iyi ni iravuga ibi ariko iyindi yo iravuga ibi
gihe usanga nyine ibintu wabwiye abantu mu myaka yashize tutazi atari byo uri kubwira bubu. Hanyuma cyakora ni na byiza ko umuntu ashobora kuba zibona byo zose Bibiliya ivuguruye. Ntekereza ko badahindura ijambo ry'Imana ahubwo bahindura inyigisho, kuko imyigishirize y'abantu bubu itandukanye n'uburyo bigisha niba ngewe nari nemerewe kuba ninjira mu rusengero nkagira ikimenyetso nkora kijyanye n'idini, ejo tukavuga ko twabivuguruye, icyo gihe aho ngaho ntekereza ko wenda hari bavugurura amabwiriza asanzwe y'amatorero hatarimo ijambo ry'Imana. Ntabwo bashobora kuvuga bati, bamwe ushobora gusanga bavuga bati Matayo yavuze ibi, wajya hano ugasanga ibyo bavuze atari byo yavuze. Bamwe babivuga ukwabo n'abandi ukwabo, kandi bose bari bahari. Ntekereza ko ukuri ku myemerere yawe wemera ko byanditswe n'abantu kurusha uko yabarahumetswe n'Imana. Yewe ego, ariko nanone burya ntabwo ushobora kugera ku kintu nk'icyo ngicyo ngo ube wakwandika, kuko urabona ni ibitabo byinshi bateranyije by'abantu benshi babanditse bagiye bandika filozofi nuko bagashyira hamwe, noneho bakakigira igitabo kimwe bakakigenderaho. Ntekereza ko gishobora kuba cyari n'igitabo cy'amategeko, nk'uko ubu ngubu wavuga uti igazeti ya leta, noneho igihe kikagera hakabaho noneho hagatangira kubaho noneho ubwami bushingiye mu gutegeka. Urumva byageraho ngaho bakaba bavuga bati noneho mu idini tuzabaho gutya, noneho mu mabwiriza ya leta naho tuzabaho gutya. Ntekereza ko iyo urebye usanga nabo bari bafite amabwiriza abakristo bagomba kugenderaho, noneho bagahabwa amateka yanditse y'abababanjirije. Nuko nguko ubyumva n'abandi bafite uko babyumva. Mu by'ukuri hari byavuzwe, bamwe bati ni myth, ibi byanditse muri Bibiliya cyangwa se nko mu Adamu na Eva ati ni myth, cyangwa se nkuko ni inkuru zanditse zigamije kwigisha, nkuko habayeho bangunda kamena urupyisi, kandi ibatwigishije abangunda mu by'ukuri twumvaga ari byo. Nukuri twebwe turi abana twiga twumvaga ari byo yarabayeho. Hanyuma ahubwo kavuga uti umuntu yari akazi. Hanyuma wakubwira bati uyu munsi ati ejo Yesu cyangwa Yesu bazamubamba, ukajyana nawe mu kababaro. Uri umwana rwose ukumva ni ibintu birababaje. Bana twerekana za filime tukarira koko bari kumuhora iki. Urumva? Ariko kandi wasubira inyuma umaze gukura ukavuga uti we ko yagiye ntagaruke. Agera ikiragera. Kandi ikiragera, ariko none irindi jambo rikomeye niba batamubeshyera bababwiye ko azagaruka nk'umujura. Vuga ngo abajura nawe arabazi. Azagaruka nk'umujura, ngo azaza turi nka 6 bakuyemo umwe ngo urumva adatinya abantu nawe. Urumva? None dusoza kuri iyo ngingo, dusoreze kwa kantu ko abantu batazaba baranogeye Imana bazashya, bazarimbuka, bazatwikwa. Harahandi ariko babahaye icyizere naho none niyo mpamvu nkubwira ko Bibiliya zivugururwa. Harahandi babahaye icyizere bababwira ngo ntabwo Imana izongera gutwika, guteza umwuzure na rimwe. Ariko umuriro barawuvuga, ariko nta nubwo wigeze ubaho, ariko bo barawuvuga. Ntiwabayeho mu makuru bavuga nka ya Nowa n'iki nuko n'inkuge n'ibindi, ariko bavuga ko umuriro Uwiteka none. Noneho reka nkubaza akantu wenda, niki umwana wawe wowe, sinzi niba ufite umwana, ko iyo tuganira ndi kubyumva, ndi kukubaza niba umufite. Nawe mfite pe. Urumva ntago utaragira umwana ntiwumva uburemere bw'umwana wawe wibyariye n'icyo umwifuriza n'urukundo rw'umubyeyi, ariko nzi uburemere bw'urukundo umubyeyi yaguhaye. Yes. Nibyo yanyifuriza. Mbwira icyaha umwana wawe yagukorera kugira ngo umuhe igihano cyo kumutwika ubuzima bwe bwose, ubuzima bwe bundi busigaye igihe cyose, icyo gihe cyose kigashira umutwika. Ni ikihe cyaha yaba yagukoreye? Wenda ari ibyaha by'indengakamere ikiremwa muntu gikora pe kumva gikwiye igihano cy'indengakamere. Nanone niba umuntu ashobora gufata nk'imbaga y'abantu 100 akabica akabakura ubuzima, akabikora n'urugero ari nk'umwana wawe, ntekereza ko nawe wakwakira kumuha igihano cy'indengakamere.
ako ku giti cyanjye wenda iyo n'urugero ntanze rukomeye cyane yego ntago umuntu yakwiba ngo umuntu ngo wenda ni nabyo ni bibi ngo umuntu ngo atukane ngo asambane njye kumutwika ubuziraherezo ibyo noneho ngo ikindi kintu dufatire ku gihugu cyacu kuki nta muntu wisha abantu nawe ubwo atibuka umubare atahabwa igihano cyo gupfa agahabwa igihano cyo gufungwa noneho kandi leta imwitaho ku bijyanye n'ubuzima arya akanywa akaryama n'ibyo kuki birakomeye noneho tekereza ari leta urumva atari umubyeyi kugira ngo ikure wa muntu mu bantu yishe tazagira gute bitazaguma abantu batazaguma muri urwo rwango rutazaguma ibashe no kugira no gufasha wa wundi wiciwe kudakomeza kumubona ngo bimere nkaho kwica ntacyo bibitwaye noneho utekereze noneho Imana yaremye abantu bayoboye icyo gihugu yo yagombye kugira impuhwe no guhana abantu mu kigero kingana iki kandi tuzi neza ko Imana ikunda umuntu kurusha ibindi biremwa byose none ikindi yanga icyaha ntiyanga umunyacyaha umunyabyaha nabyo biranditse muri bibiri ni ukuvuga ngo rero konkiriziyo cyangwa se umwanzuro ngewe mfashe mu gusoza rwose ni uko umuntu uburyo akwiriye kubamo hano ku isi kuko urumva hari ibintu byinshi biturenze tutakagombye no kubamo cyane kuko byanze bikunze Imana irahari ntabwo twaba twarishyiza intuzi ntare ntiziganira zigira amajeste yazo zigira iki ariko ntizivuga ngo ziganire zigira ururimi zivuga n'iki ariko abantu baravuga niyo mpamvu Imana ihari iyo Mana rero impamvu ihari kandi utayibona cyangwa ngo ujye mu byayo ubyinjiremo kandi utari uhari n'imyanzuro yayo ntabwo tuyizi uretse kuba abantu baragenekereje bakavuga bati dukore gutya na gutya kugira ngo abantu babashe kubana neza mu mahoro kandi babeho bazi ko hari ahandi hantu bazajya kugira ngo umuntu atabaho nk'ikihebe abantu babashe kubana neza abo bantu kandi barakoze kuko bakoze akazi katoroshye byarakoze cyane ibyo rero nibyo bituma ngewe mba ninjiye ahantu nk'aha ngaha nzi neza ko ndi buhasohoke nta kibazo ntabwo ndi buhasange umuntu wisanishije n'inyamaswa kubera iki kubera izo nyigisho umuntu yakiyahabwa urumva noneho bigatuma umuntu rero abasha gutandukana n'inyamaswa n'ibindi biremwa icyo rero nicyo kikwereka ko umuntu yaremwe n'Imana kandi ko Imana ihari noneho ikindi uko umuntu agomba kubaho kugira ngo wenda yirinde bene ibyo bintu byo kuba bavuga ngo uzashya ngo uzagira uti ngewe ndavuga ariko none ukaba wawe unogeye Imana ukurikiza amategeko avuga no kuvuga ngo ngewe nzirinda iki nzirinda gukora mu ibintu bimwe bavuga byangwa n'Imana urumva kandi Imana burya ntuzagire ngo iyo baba bavuga ntabakureba muri icyo gihe uriho urumva nabakureba muri icyo gihe kuko ngewe ninjya hari yangasambana urumva noneho mu buryo bubi wowe undeba niwo uzavuga uti wa mugabo we uri umuntu w'imbwa sibyo cyo gihe ntabwo Imana izaza deregite ngo ize kumbwira ni wowe uzambwira noneho muri sosiyete tubayemo bazavuga bati uriya muntu ni umusambanyi ni abantu bazabikubwira kuko nibo mubana umunsi ku munsi bakugaye nawe ubwawe wumve usuzuguritse noneho ikindi nuba umujura ntabwo Imana izaza kukubwira ngo uri umujura abantu mubana nibo bazakubwira ko uri umujura urumva niyo mpamvu icyo twebwe twakora nk'abantu ukubana neza n'abantu ni gukora ibitabangamiye abantu ni ugukora ibyo wiyemeje gukora neza niba waraje kuri Big TV kuri BigTown TV ukaba uvuga uti ngewe akazi ngiye kugakora nk'uko twabivuganye na boss nucaho hirya hino nyuma y'amasezerano icyo gihe uzaba utangiye kubangamira nde boss wawe icyo gihe uzaba uri kubangamira Imana kuko uri gutuma abantu bayo babaho nabi barakaye kandi hari uburyo mwashyizeho bwo kubaho neza mutarakara kabisa nibyo rero nyewe ninza nkakwibiye iyi mikrofone kizaba ari ikibazo gikomeye icyo gihe ngewe nzaba mbangamiye Imana kuko ndatuma urakara utekereze n'ibindi utekereze kunkubita kandi ubangamiye n'umurimo wanjye mbangamiye n'umurimo wawe mbe ngupfutse n'umunwa inda yawe mbe nyishyizeho agakuba sibyo kandi umuntu akora kugira ngo abeho arye agire gute yace kuvuga ngo rero icyo twebwe twaharanira nk'abantu ni ukubana n'abandi neza
no kwirinda ibintu byatuma abantu barakara bibaturutseho biguturutseho ukagerageza byakwanga nk'abantu kumwe bimwe tuvuga ngo na bya bindi bajya bavanga intungane bwira icumuye karindwi ntajya nemera ko ibyo byose simbyemera ntago wabura intungane ntago bishoboka ni ukuvuga ngo rero nk'abantu kandi muri bira barabivuga barabivuga tujye tubigerageza tubigerageza bikunanira ariko wagerageje nuko mbishoje Pasteur Kalisa Makuta SAMUSURE nuko nguko byanzuye n'amazina yose aremereye Kalisa nagushimiye by'umwihariko ikiganiro kiza twagiranye twifuje kuganira ibintu bisanzwe no munsi ariko n'ubundi kutaganira ibintu bisanzwe ntumenya bidasanzwe nuko bimeze na ikindi navuga bakurikire cyane filme zawe cyangwa filme yawe cyane cyane Makuta season ya kabiri yaraje episode ya mbere nabo nyiriho yaryoshye kabisa ati Makuta wiyemera ya kabiri nayo ndakeka igiye kuza episode ya kabiri ndayishyiraho mu kanya kandi ngusaba gupininga mbwira na DOP wacu niba koko ari we editinga uri ushyiraho simbizi niba ari bagti ebana ndabinginze mupininge Makuta episode ngiye gushyiraho ni itegeko rwose ngiye gushyiraho episode ya kabiri muri season ya kabiri kandi nkaba ngiye kwishyiraho kwa kabiri kwa kabiri episode ya kabiri abantu bitegekire rero mu episode ziri kuza izi episode mu byukuri abarebye ya mbere season ya mbere bazi neza uko bizagenda nubwo rimwe na rimwe bagenda babona bihindukaho kubera ko ntiwakora ibyo abantu bamaze kubona ko ariko bizagenda ariko ubundi 50% by'ibyo bavuga ngo ndabona bizagenda gutya birimo ubwo rero abafana kandi ndabashimira ko mukomeje gukora subscribe kuri channel yanjye yitwa Kalisa Ernest mbashikariza gukora like burya yo maze kureba ikiganiro ugakanda like cyangwa se ugakanda utaranakireba ukareba no hasi niba kuri subscribe hagitukura ugakandaho hakaba umweru ukareba niba ku ruhande kakazogera katari yo kadafite amatwi ugakandaho kugira ngo ugakandaho kakaza utuntu dutatu ugakanda kuko hejuru kaba gafite amatwi iyo bikoze gutyo ugize neza cyane kuko udufashije iyo dusohoye episode uyibona nk'uko ubona message muri telefone yawe kandi winjiye mu ibyishimo bindi kandi ukaba winjiye mu ibyishimo biturutse kwa Makuta nta runguri haba kandi mu byukuri haba harimo inyigisho ariko hakabamo no guseka nicyo rero filime zanjye zitandukaniyeho n'izindi haba harimo inyigisho zitandukanye ariko hakabamo no guseka no kumwenyura rwose waba wavuganye na boss nabi cyangwa nawe ubwawe wibwiye nabi kuko ari umuntu yibwira nabi yaramutse nabi akaba yabasha kwirirwa neza ibiganiro byawe ati bano bantu rwose ati uyu muntu wenda bati nka kakoze cya komisiyoneri cyangwa se nundi mu bakina muri Makuta anyirije neza nari naraka ariko ndumva ngiye kujya mu kazi nibyo rero nicyo tumariye abantu kandi turabashimira ko bakomeje kudufasha ntabwo nagira ubwanwa butoshye gutya n'agasatsi kameze gutya kanyoroye rwose ngira itoto mutakanze subscribe cyangwa murebe ikiganiro mu kirangiza cyo nasoza rero mbwira abafana muri rusange nuko bashimira ko ntago naza ngo nkwaka igihumbi none ngejo nongere ngikwake ariko nureba agafilime kanjye urabumpaye amamega wenda 2 gutyo nuko none ikindi nuko abantu bari kuzidownloadinga ntago byemewe ni uburyo bwo gushaka gucuruza igihangano cy'umuntu ni nko kumwicira akazi tuzabikurikirana kuko dufite amategeko aturengera igihangano umuntu aba yaracyandikishije kugira ngo kizamugirire akamaro by'ukuri rero bantu gukora ibyo bintu abantu mufite utumashini ahantu mukaba muri kudownloadinga muzishyira ku masede no ku mafurashi byo birabareba nzagwaho azanyishyura ayo nakoresheje kuva chano yanjye gitangira ngayo nguko urababuriye reka BigTown rero murakoze kandi abantu bakomeze bayoboke bakore bakande subscribe kuri BigTown TV asante nuko byari bimeze shimire cyane Hakim kuri kamera wadufashije shimire
Zebra Hotel, ahantu ha fresh kabisa, twari twicaye, ahantu ushobora gusohokera n'umuryango n'inshuti mukabonera amafunguro meza, ako kunywa kadahenze kandi kameze neza gafutse. Nari Jado Twishime wabafashe mu kuyobora ikiganiro, ubutaha tuzaganira na Kalisa ku zindi ngingo zitandukanye zigarukaho cyane mu buzima busanzwe. Turagushimiye cyane. Murakoze.